iki cyabaye mu nsengero zo mu Rwanda. Mbese byagenze gute ngo abashumba, abapasiteri, abapadiri, abayobozi b'insengero zitandukanye mu Rwanda bisanga insengero ibihumbi n'ibihumbi zifunze? Mbese byagenze gute ngo nizifunguye gusengeramo ubu ngubu bigoranye? Mbese ni izihe nyigisho batanze zatumye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwe yemeza yuko rizafunguwe ku giti cye ari we atazifungura? Ubundi byose byo gutangira byatangiye ryari? Abantu benshi bazi ko gufunga kw'insengero byatewe na Covid muri 2020, ariko soko bimeze. Kuko ifunga ry'isengero ubundi bijya gutangira byatangiye mu mwaka wa 2018 ubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyatangazaga amabwiriza mashya agenga insengero ndetse n'imisengere mu Rwanda. Ayo mabwiriza yavugaga yuko urusengero rwose cyangwa se idini ryose rikorera mu Rwanda ritujuje ibisabwa cyangwa se abafite insengero zitujuje ibisabwa zigomba gufungwa. Ayo mabwiriza kandi yagombaga gushyirwa mu bikorwa n'inzego z'ibanze bafatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'imiyoborere RGB. Ibi impamvu nyamukuru insengero zafunzwe icyo gihe kwari ukutuzuza ibisabwa. Ku ikubitiro insengero zifite inyubako zishaje cyangwa se insengero zari zubatse ahantu ushobora guteza ibyago abakristo bajya gusengeramo nizo zahiriweho zifungwa. Izindi zagiye zifungwa gake gake bitewe n'amabwiriza yari yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Ariko se nanone twibajije, usibye ayo mabwiriza RGB yatanze ajyanye n'inyubako zitujuje ibisabwa n'insengero, ubundi ikindi kintu kibazwa ni ese inyigisho batanga zo zujuje ibisabwa? Ese inyigisho batanga koko zikwiriye umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi? Ibi ngibi nyinshi mu nsengero zo mu Rwanda cyangwa se amadini yo mu Rwanda menshi yahagaritswe ni amadini y'inzaduka cyangwa se amadini y'abantu ku giti cyabo bashinze bagamije inyungu zabo bwite, bagamije gushaka indonyi, bagamije gutwara imitungo y'abayoboke babo. Akenshi aya madini ubusanga afite abahanuzi cyangwa se abapasiteri bigize abahanuzi, rimwe na rimwe bakora bashaka kuyobya cyangwa se gutwara iby'abantu, abandi bakabahanurira ibitari byo, bakababeshya, bikava ngo kubeshya ndetse bikamera nk'aho ubwabo biyigize Imana cyangwa se bari gushaka gukora ibintu nk'iby'Imana yagakoze. Ibi ngibi ni by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahereyeho anenga ndetse asa no gutangaza yuko ari we ku giti cye nta rusengero n'umwe yakabaye. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare nazo ziratanga akazi se. They are just cheating. Abenshi they are just cheating. Ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa, kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe bifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije, namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwa tuganira ibintu bya church, isengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. None ni cy'amadini yo mu Rwanda, insengero, abashumba bazo, abapasiteri n'abapadiri bakoze cyatumye ubuyobozi bw'u Rwanda babona yuko basigaye bashaka inyungu zabo bwite, basigaye bahanura ibintu bitabaho, basigaye babeshya, basigaye bashinga amadini yabo ndetse bagamije inyungu zabo bwite, bakoresheje neza inyigisho bahawe n'abakoroni. Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yaratangarije abanyamakuru, yibukije abanyarwanda yuko gusenga ahantu hose byakorerwa, ndetse aza kwibutsa yuko unashatse wasengera mu rugo cyangwa ugasengera kuri telefone. Gusa nanone abatumva neza iyi gahunda bavuga yuko ngo ari gahunda ya politike gusa. Nanone ubuyobozi bw'u Rwanda batangaza yuko gufunga amadini cyangwa se gufunga insengero atari uburyo bwa politike bakoze cyangwa se kubuza abantu gusenga, ahubwo ari gahunda nziza yo gukumira abagabo bamwe na bamwe bashinze amadini bashaka inyungu zabo n'indonyi mu bayoboke babo. Ese koko ubutekamutwe bwimukiye mu nsengero? Niba nawe ikibazo ukibaza, kora subscribe maze ubwo nzakora ikindi kiganiro kijyanye n'iki ngiki kizabashe kukugeraho. Reka ngushimire ko waneze amatwi no gukurikirana ibiganiro byanjye nkora buri munsi.